icyama b'itorero bakanyumva. Imana nikubakira inzu, ntuzikome mu gatuza ngo nari nzi gushakisha. Hari abandi bashakishije nkawe biranga. Camusenga nabi, bamwe ngo bajya bikora intosho z'amabuye bati turamuhiritse mu izina rya Yesu. Uko mpiritse iribuye nanjye ndamuhiritse Mana. Uyu muntu watumye mpomba ndamuhiritse. Uyu muntu wantwariye umugabo ndamuhiritse. Wantwariye umugore ndamuhiritse Mana. Indera haruzuye nimutizera Imana muratora naka n'amashashi nta kibiki muri uru Rwanda, nta mashashi tukigira. Ubwo uzatogoragura ibiki? Uzasara mu gisirimu. Urugo rwaranze neza neza burundu. Ibyo kwita sheri ishushu be ubiheruka nko mu giteretano. Cyo si ikibembe. Hari unyandikiye akamesaje arambwira ati Josine ati ndapfuye yantaye. Ntikomera ugwiza imbaraga. Ahubwo nuko icyawe kitaratongora ngo tugushyire inyuma y'umudugudu ariko nawe urarembye. Dore ngo ingo zaranze. Nimutamwizera murayatoragura musiga abana b'ibibondo mwiruke. Babaseke bifate ku munwa bati umugore yataye abana. Nimutizera Yesu murazivamo. Muratoragura yahe ko yashize. Ibyo bivuze nk'umuntu ariko Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo bisa kandi kimenye abandi bazabirya uri Nyamirambo mwirimba. Bazabirya uri Rusara. Uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Imana ibahe kwizera, mwizere nta n'ibimenyetso mubona. Ese ashimwe. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga. Dushima Imana kubana namwe uyu munsi, kandi dushimiye umushumba waturaritse n'abayobozi b'itorero batugiriye icyizere bakabona ko uyu munsi dukwiye kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Namenye amakuru ko mumaze iminsi munkumbuye, narabimenye cyane. Umushumba yarabimbwiye arambwira ati abantu b'irugarama baragukumbuye. Ngenda mbura umwanya ariko Imana ishimwe ko yabarinze nanjye ikandinda. Hanyuma nababwiye ngo umushumba wacu yuzuye ubuntu bwa Kristo, umuntu mwiza, kandi mufite abayobozi beza. Umuyobozi w'icyumba haba biragaragara ko mwasizwe kubera abona Kristo, kuko itorero rifite umushumba mwiza riba rifite imbaraga. Rero Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Duherukana muri mu giterane namwe nari mbakumbuye, kandi ibintu bya Yesu mwabihaye agaciro mukambara iniforme mu mibyizi. Akomana abantu Imana ibaha umugisha. Nabonye n'ababyeyi batate bakenyeye barasa neza, bakenyereye umwami bitenge, kandi namwe murasa neza. Mbese mumeze nk'abantu baje kwicara imbere y'umwami. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mfite intashyo nyinshi z'abera b'Imana benshi abo twagiye duhura, mwakira intashyo zabo. Hanyuma mbe mvuye mu mwenda w'intashyo. Dusome igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 7 umurongo 6, kuko sinifuza gutinda. Turavuga bike uko umwuka wera biduhaye. Bya Yesu ntibishira, tuzagaruka n'ubutaha. Ntago bishirayo. Yesu ni munini Imana yanjye. Ntibishira. Mwarimu numva gasa n'umumazeyo, none ndumva nanjye mfite icyo kumuvugaho. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 7 usome murongo wa 6. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 7 murongo wa 6. Ariko twahera no kwa 5 nta tegeko riduhana. Haravuze ngo mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu ururimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga ati yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Bahera ko barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogoza zabo, uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Murongo wa 15 wanejeje cyane. Aravuze ngo nuko barazikurikira barinda bagera kuri Yorodani, basanga inzira yose yuzuye imyambaro n'ibintu Abasiriya bagiye bateshwa n'ihubi. Intumwa ziragaruka zibibwira umwami, nuko abantu barasohoka banyaga ibyo mu rugerero rw'Abasiriya, bituma bagurisha indengo y'ifu y'ingenzi shekeli 1
indenge ebyiri za sayiri zigurwa shekeri imwe nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Amen. Ibyakozwe n'intumwa 28 twagiye mu isezerano rishya. Muri kumva ko ndi kwihuta, ubwo namwe mwihute. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 28, isome murongo wa mbere cyangwa reka dusoma wa 5 kuko numva nifuza kuko ibindi tuza kubivuga nk'uko umwuka yabivuze. 28 byakozwe n'intumwa murongo wa 5. Ariko akunkumururira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona nta cyabaye, barahindura bati ni Imana. Amen. Soreze mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 2 umurongo wa 18. Noneho wa mucuranzi wa piano gusa amfashe mpiteko ndirimbira Imana, murabizi ko mbikunda. Abaheburayo urwandiko rwabandikiwe natwe tukabyungukiramo. Imana ishimwe ko Imana yandikishije ibyayo kugira ngo natwe tubyungukiremo. Abaheburayo 2:18. Haravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. Nabonye umukunzi mwiza wankunze, yankunze urukundo rutazashira, yambwiye ko data na mama nubwo bana atazigera na rimwe anererana. Nabonye umukunzi mwiza wankunze, yankunze urukundo rutazashira, yambwiye ko data na mama nubwo bana atazigera na rimwe anererana. Nabonye umukunzi mwiza wankunze, yankunze urukundo rutazashira, yambwiye ko data na mama nubwo bana atazigera na rimwe anererana. Yesu niwe nabonye mu rukundo rw'ukuri, urw'abisi badakundana yararunkunze. Yesu niwe nabonye mu rukundo rw'ukuri, urw'abisi badakundana yararunkunze. Yesu niwe nabonye mu rukundo rw'ukuri, urw'abisi badakundana yararunkunze. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yankunze urukundo ruruta urw'ababyeyi bakunda abana babo, nubwo babatwita amezi 9 mu nda, igihe kiragera bakabajugunya. Yesu yankunze urukundo ruruta urw'ababyeyi bakunda abana babo, nubwo babatwita amezi 9 mu nda, igihe kiragera bakabajugunya. Yesu niwe nabonye mu rukundo rw'ukuri, urw'abisi badakundana yararunkunze. Yesu niwe nabonye mu rukundo rw'ukuri, urw'abisi badakundana yararunkunze. Yesu niwe nabonyemo urukundo rw'ukuri, urw'abisi badakundana yararunkunze. Hallelujah. Yesu yankunze urukundo ruruta urw'ababyeyi bakunda abana babo, nubwo babatwita amezi
icyenda mu nda, igihe kiragera bakabajugunya. Yesu niwe nabonyemo urukundo rw'ukuri, nubwo ab'isi badakundana yararunkunze. Imana ishimwe cyane. Niba muri iri teraniro hari umuntu wabuze urukundo, yarabuze abamukunda, ndagira ngo nkubwire ko hari umuntu umwe ugukunda witwa Yesu. Agukundira uko uteye, agukundira uko umeze, agukundira indeshyo yawe, agukunda ufite ingingo zuzuye, akanagukunda hari izagiye. Adukunda mu bukire, akadukunda mu bukene, adukunda turwaye, akadukunda turi bazima, adukunda dufite amafaranga, akadukunda yashize. Yesu niwe ufite urukundo rw'ukuri. Tuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Imana igira ibintu iduterera ubwoba. Imana igira ibintu iguterera ubwoba, kuko niyo yonyine bifiteho ijambo rya nyuma. Ndaza kubabwira ministere enye Imana ikoreramo, hanyuma tuze gusenga twizere ko Imana ibikoze. Hari ahantu hane Imana ikorera, ni mu mabanga yayo, ni ahantu yihisha. Yobu yaravuze ngo Imana iranyihisha, ngiyo nyishatse iburyo sinyibona, niyo nyishatse ibumoso sinyibona, imbere n'inyuma hari igihe nyishaka sinyibone. Aravuga ariko ndabizi ko iriho. Hari igihe ibihe bihiduhisha ukabona ntihari, ntuyibone. Ndaza kukubwira ahantu ibiri, urasanga uri hamwe muri ho. Ni ministere enye Imana ikoreramo. Twese haleluya. Igihe kigeze kugera umwami Benihadadi, ni umwami w'i Siriya, ngo yaje kugota Abisiraheli i Samariya, arahagota. Ngo habaho igihe cy'inzara ikomeye, nicyo gihe cy'inzara cyabayeho, abantu barya abantu. Ngo umugore umwe asanga umugore mugenzi we, aramubwira ngo inzara imeze nabi, mpereza umwana wawe tumurye uyu munsi, ejo inzara nishira cyangwa se ikagaruka tuzongera turye n'uwawe. Ni inzara iteye ubwoba mu mateka yabayeho, aho abantu barya abandi. Turasonza ubwo utararya umuntu, nta cyabaye. Munyikirize amen. Bibiri ngo Abisiraheli barasonza inzara mbi, bagera ubwo babura ibiryo, barya amahurunguru y'inuma. Byari bikomeye, kandi nabwo ngo kuyabona yaribwaga n'abakire. Amahurunguru y'inuma ubu wayagutuma wayakuraho ubu tuvugana. Inzara yarateye, abantu barya amahurunguru y'inuma, barya ibihanga by'indogobe. Inzara irabica, ariko nyuma y'ibyo hari ijambo Imana iri kuvuga. Munyikirize amen. Abisiraheli bicwa n'inzara, ngo kugeza igihe umwami ngo yambaye ibigunira arenzaho umwambaro w'ubwami, ariko yambaye ibigunira, ngo arimo aratembera umudugudu. Ngo aba bagore babiri, umwe muri bo araza aramubwira ati data ndakubonye databuja, mu minsi ishize inzara yaratwishe, mbwira umugore ngo nampe umwana we tumubage. Arambwira ngo turabanza uwawe, uwanjye turamubaga, hanyuma inzara igarutse mubwiye ngo azane uwe tumubaga, arabyanga. None wandengera umwami aramureba ngo ashishimura imyenda ye, aramubwira ngo Imana nitakurengera, ibyo kukurengera ndabivanahe. Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera twabikura he? Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire turi gusoza iri teraniro, ni Imana ifite imbaraga zatera ibigugose ubwoba. Imana ifite imbaraga, bimwe mu ntwaro Imana ikoresha harimo n'ubwoba. Ntugire ubwoba bw'ibintu Imana yakifashisha ikugirira neza. Intwaro yitwa ubwoba Imana yayikoresha igatera ubwoba ibigushaka. Ufite ubwoba bw'uko ubona intwaro zashize, inzira Imana yagutabarisha zararagiye, kwa anti byaranze, kwa onkere byaranze, kwa nyoko wanyu byaranze, kumva babandi baba muri Amerika byaranze, kandi nabo barashobewe, ariko Imana isigaranye izindi ntwaro. Imana isigaranye izindi ntwaro. Imana ifite ubundi buryo uhumure kandi ukomere. Imana irabufite. Ngo nuko bukeye, ngo umwami abonye umubabaro abaturage bafite, Abisiraheli bafite,
ngatumaho Elisa we. Ngo Elisa yari yicariye ahantu ngari kumwe n'abatware. Ndamutumaho aramubwira ngo Elisa nintamwica, niwe wateje ibyago muri iki gihugu, niwe wazanye inzara muri iki gihugu. Elisa nintamwica Uwiteka azabimo. Ubu Elisa afitanye ikibazo n'umwami gute kwe? Abije mate ngo baramuhora akavugana n'Imana da. Biravuga ngo nuko Elisa akicaranye n'abatware ngo umwuka w'Uwiteka muzaho, aramubwira ngo hari umuntu umwami yohereje hano kandi aje kugufata ngo bakwice. Ngo nuko Elisa yari afite amatwi yo kumvikana n'ijuru. Imana ibaha amatwi yumvikana n'ijuru. Mumenye iby'Imana itegura, mumenye iby'Imana itekereza. Ngabwira abatware bari bamugose arabwira ati sobuja yohereje umuntu wo kungirira nabi, ariko nimuhumura ibyo Uwiteka ategura ni byiza ku buzima bwacu. Ngo kubukeye rero ajya kubwira abantu, arababwira ngo ejo nk'iki gihe mugende mubwira umwami ngo ejo nk'iki gihe ikiro cy'ifu ya kawunga cyaguraga 1000 kizaba kigura 200. Ayi wewe, inyama zaguraga 4 zizaba zigura 1000. Isukari yaguraga 5 izaba igura 100. Ibiciro ku isoko bizaba byamanutse, ni muhumure. Umwe mu bari aho hafi ngo n'umutware umwami yegamiraga aramwe ati Elisa, uri umuhanuzi ndakwemera, ariko kuva ubayeho uravangiwe. Uva nakumenya Elisa wazuye umwana w'umupfakazi, wishyuriye umwenda umupfakazi yari arimo, wakoze ibitangaza, ariko kuva mbayeho uravangiwe. Kuko naho Imana yakingura amarembo y'ijuru igakingura amadirishya yaryo, ntitwabona ibiryo ngo duhage. Elisa aramureba aramubwira ngo ibyo ubivuza nk'umuntu, ariko ijuru ribivuza nk'ijuru nyine. Wese haleluya. Ibyo ubivuza nk'umuntu, ariko Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo bisa kandi kimenyimenyi abandi bazabirya uri Nyamirambo mwirimba. Bazabirya uri Rusara, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Imana ibahe kwizera, mwizere nta n'ibimenyetso mubona. Abanyumvise haleluya? Abakomeje gutaramira Yesu haleluya? Imana iguhe kwizera, wizere nta n'ibimenyetso. Murimbye ararimbye aravanga iyo ndemesheje ukwizera, nezererwa umukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data uhoraho. Haleluya, kukambeshaho none ubu nguwe neza rwose, niyo ngize intege nke cyane, ambumbatiza amaboko ye. Abandi bararebesha kwizera, wowe ukarebesha ibiki? Ni ibiki uri kurebesha? Shyiramo abantu urebe ko bivamo. Uti ngo abana banjye ngo n'abantu bakomeye, ngo bari ahantu mu myanya ikomeye. Nutarebesha kwizera ukarebesha abana, bazagukoza isoni, wibagirwe ko n'igise cyabo cyakuriye. Shyiramo kwizera, kwizera kuzakuzanira ibyo ukeneye. Munyikirize haleluya. Ibeshya se ushyiramo amafaranga, uvuye ngo ubwo mfite amafaranga, ngo nubwo ngo najya ngo Matewusi ngo byavamo. Ayi washyiramo kwizera, kwizera guherekezwe. Kwizera kurabanza hagakurikiraho ibindi dukeneye ku Mana. Iyo ndebesheje ukwizera mbona ubutunzi bwinshi cyane. Uzi impamvu byanze? Mwabanje ibindi kwizera mu gushyira inyuma. Ariko nimubanza kwizera kuzakora ibitangaza. Kubera ko kwizera niko kuzahana Imana iri. Amafaranga ntazahana Imana iri, ariko umutima wizeye uzahana Imana iba. Munyikirize haleluya. Umugabo ntiyamenya hana Imana iri, ariko kwizera kuzahana Imana iri. Umugore ntazahana Imana iri, niyo mpamvu yamubwiye ngo wa mugore wewe, kwizera kwanjye n'ibyiringiro byanjye sivanga mutungo nawe, Imana yanjye ndabizi kihari. Hanyuma rero ikibazo mwagize mu isi y'umwuka, mwabanje ibyo mukeneye kwizera mu gushyira inyuma.
ariko nimubanze kwizera uyu munsi, kwizera kuzabahuza n'ibyo mukeneye muri Kristo. Yo, mbese muranyumvise? Munyikirize amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo hari ababembe bane ngo babaga inyuma y'umudugudu. Aba babembe bari barwaye indwara ikomeye yatumaga bataba mu bantu. Murabyibuka na baba bembe bane Yesu yakijije, yabakijije baba inyuma y'umudugudu. Yari indwara ikomeye ituma umuntu bamuha akato. Haleluya. Yari inenge, yari defo ikomeye. Kurwara ibibembe muri Isiraheli baguhaga akato, nta wakugemuriraga, nta wakugaburiraga, ubwo warirwarizaga. Nta wagusuhuzaga n'umwana wiyonyereje ibere, yaravuga ati mama genda barwaye ibibembe utanyanduza. Ibibembe yari indwara mbi ikomeye muri Isiraheli. Yari indwara mbi ituma umuntu ava mu bantu akagenda. Niyo bagufite uretse na mani wabanye n'abantu abifite, nawe yari umunyamahanga, ariko Imana iza kumukorera igitangaza. Yari indwara mbi cyane Abisiraheli bangaga, n'Imana yari yaravuze ngo umubembe muri mwe yirukanwa agende, ariko iyi Imana yaje ikoresha ibinyantege nke. Ufite ikibazo k'ibibembe by'ubupfakazi byagukuye mu bantu. Erega byaba ibibembe. Yewe ntimurabona umuntu warwaye ikibembe cy'ubukene akava mu bantu kageze ko batumira abandi nge ntibantumira. Ni ikibembe nyine invitation bazinyuza mu bafite uko bifite nyine, we bakavati n'ubundi wazo utaza nta cyapfa. Urwaye ikibembe. Hano buri wese rero arwaye ikibembe. Nako numunyerebe neza. Ese Paul munyikirize amen. Nta makuru mufite. Uzi ko umuntu arwara ikibembe arara muri etaje. Karara muri etaje, karara mu nzu nziza, ariko ufite ikibembe cya kanseri. Hano muri hano munyikirize haleluya. Uzi ko umuntu abana n'ikibembe aba muri Amerika, urugo rwaranze neza burundu, ibyo kwita sheri shushu be ubiheruka nko mu giteretano. Cyo si ikibembe. Hari unyandikira akamesaje arambwira ati Jose ati ndapfuye yantaye. Ntikomera ugwiza imbaraga. Ahubwo nuko icyawe kitaratongora ngo tugushyire inyuma y'umudugudu, ariko nawe urarembye. Twinginga ishobora byose igira ibintu duterera ubwoba. Urabona umukobwa mwiza ufite amataye urwaye ikibembe, bamubenga buri munsi. Yewe ikibembe biterwa naho ugeze urwaye, ariko Yesu yambwiye ngo mu binyantege nke Imana ije kwiheshamo icyubahiro. Muracyari hano? Uti nta kibembe mfite. Ababembe bane ngo babaga inyuma y'umudugudu. Bibiliya ivuga ngo Imana ifata ibirenge bya ishyiramo za katyusha. Yewe mwabonye intambara ya Putin, mwarayibonye kuri televiziyo, ariko mwaba mutareba noneho Mana, mutaza amakuru y'ibyabaye inaha. Iyo ngo Imana yafashe ibirenge by'abantu barwaye ngo ibishyiramo ibibunda bimeze nka birabya za burende. Ni Imana ikirisha ibinyantege nke kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ngo baravugana ngo mbese ko bene wacu bari mu mudugudu bari gupfa bishwe n'inzara, ko natwe turi hano turwaye ababembe, natwe n'ubundi nta buzima, mwarese tugapfira rimwe tukajya gushaka icyo kurya mu Basiriya, batwica nta kibazo, twabaho nta kibazo, n'ubundi kuba turiho ntacyo twishe, no kuba dupfuye ntacyo tugize gute. Imana iravuga ngo mwebwe mwabanyantege nke mwe muri inyuma y'abandi, nimwe ngiye kwihesherezamo icyubahiro. Biravuga ngo nuko ababembe bane bajya mu rugerero rw'ingabo z'Abasiriya, ngo imirindi yabo n'Abasiriya bayumva nk'ibitwaro bya kirimbuzi. Baravuga ngo umwami w'Abisiraheli ngo yaguriye ayandi mahanga kudutera, ngo nimwumve iyo mirindi y'ibintu bimeze nka bomba atomike, nimwumve imirindi y'ibintu bimeze nk'imbunda za kirimbuzi, none duhunge. Kandi ntawe uhunga yikoreye, ibyo twari dufite hano tubisige byose. Bibiliya ivuga ngo munyikirize haleluya. Bibiliya
biravuga nuko Abasiriya ngo bava mu rugerero rwabo ari nta kintu batwaye, nk'Uwiteka yabateye ubwoba akoresheje ibirenge by'ababembe. Iyo fenomene y'Imana murayumva? Muri kumva ukuntu Imana ikora? Muri kubyumva se? Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa nuza kuko umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe aruta itangiriro, nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, n'umukozi umuhanga Yesu arakora, ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora. Abo yakoreye munyikirize amen. Biravuga ngo ababembe icyo ukeneye aba ari cyo uzaheraho, ikihutiro. Ababembe bageze mu rugerero ngo bahita banyura ku masafuriya yuzuye ibiryo, bati umva dupfe twariye. Ngo bahita binjira ku masafuriya y'ibiryo, kandi icyo nkundira Abasiriya bazi guteka, bazi guteka man. Barya ibiryo bataherukaga kurya, barahaga bamaze kuvutura, ngo baricara bashima Imana bati nukuri Uwiteka afite ibiryo. Nubwo turwaye ibibembe ariko Uwiteka afite ibiryo. Ngo umwe yikoza hirya ngo ababonye y'izahabu, ngo undi yikoza hirya ngo ababonye y'ifeza, undi yikoza hirya ngo ababonye y'imyenda myiza, undi yikoza hirya ngo ababonye y'utuntu twiza. Bya bintu uzi ko bikora? Reka mbabwire umubare w'ibanga urimo hano ukomeye. Ababembe bakoreshejwe ibikomeye ntibamenya ko ari bo babikoze. Ababembe bakoreshejwe ibikomeye ntibamenya ko ari bo babikoze. Reka mbabwire aka kantu gakomeye. Imana nigira icyo ikora ntuzabyirate, kuko si wowe, ni amaboko akomeye agushyigikiye. Imana niguha kubyara ugaheka, ntuzagira ngo warahiriwe wenyine. Hari abamaze imyaka 10-15 kuri uwo musozi barategereje baraheba, ahubwo hari amaboko akomeye y'Imana yaguherekeje. Uwiteka guha guhirwa, urabyara urakigira nk'abandi. Hari amaboko akomeye yabibayemo. Ababembe bageze mu rugerero rw'Abasiriya ari ababembe babyiyiziho, babizi ko ari ababembe, kuko baravuze ngo nidushaka dupfe cyangwa dukire ariko ntitwicwe n'inzara. Mu gufata inisiyative, mu gufata icyemezo cyo kuva aho bari bari, Imana ishimwe ko mwafashe icyemezo cyo kuva aho mwari muri mukaza imbere y'umugabo ushoboye byose. Twese haleluya, twese haleluya. Imana niguha umugisha ukabona akazi, ntuzikome mu gituza uvuga ngo nuko nari narize nzi kuvuga Icyongereza neza, nzi kuvuga Igifaransa cyane. Imana niguha hirwa bacuruje inyanya na dodo hano hepfo ku isoko, ntuzikome mu gatuza uvuga ngo ninjye nari mbishoboye. Hari amaboko y'Imana birimo, harimo uruhare rw'Imana rukomeye, harimo amaboko y'Imana yagushyigikiye. Icyama bitorero bakanyumva, Imana nikubakira inzu, ntuzikome mu gatuza ngo nari nzi gushakisha. Hari abandi bashakishije nkawe biranga, ahubwo ni amaboko akomeye y'Imana yashyigikiye umunyantege nke nkawe w'umubembe. Imana ikugeza ku byo yagambiriye. Nubona ubishyuriye bakiga bakarangiza, ntuzave ngo wari uzi gushakisha cyane abana bawe barize. Hari amaboko akomeye abiri inyuma, hari neza y'Imana yabiherekeje, hari uburyo Imana yabigenje, hari abo yanyazira guha. Nubona imbabura utarayimanika 2-3, ntuzagira ngo uzi gushakisha cyane muri uyu mujyi wa
Kigali hari abandi bazi kubikora ariko batagize umugisha nk'uwo ufite. Umenya ko inyuma yawe hari andi maboko. Ababembe binjira mu rugerero rw'Isiriya, bararya barahaga, bikuramo imyenda bari bambaye, bambariye Abasiriya bataye, ngo bashyira mu makofi amafeza n'amazahabu biruzura, ngo imitima yabo iguwe neza. Umwe muri barabwira ati oya, bene wacu i Samariya bari gupfa, natwe turi kurya neza, ntabwo iyi nkuru nziza twayihererana. Nshuti y'Imana, Imana nikugirira neza ntuzabyihererane. Hari bene wanyu muririmbana bari gupfa. Hari abo mwasize mu cyaro bari kuremba, boherereza agafuka k'umuceri ubabwira ngo Imana yangiriye neza. Ababembe baravuga ngo bene wacu bari gupfa, nubwo bari baraduhaye akato, ariko Uwiteka dukoresheje ibikomeye. Biravuga ngo nuko bagenda bihuta ngo bajya kubwira ab'i Samariya ibyabaye. Barabwira bati muzi ibyabaye, ingabo z'Isiriya zose zahunze, urugerero nta muntu rurimo uretse ingamiya n'amafarashi biziritseyo, n'imyenda n'ibiryo n'ibintu byose n'amazahabu n'amafeza Uwiteka yatugaburiye pe. Barabwira ati mutwereke ibimenyetso. Bati nimurebe inda zacu ukuntu zimeze, twe turahaze. Ayiwe, hari igihe Imana idushyiraho ibyerekana ko Imana yakoze. Gena n'imirimo. Wajya umura ukabona ukavuga uti uyu muntu nubwo atavuze ariko afite ibimenyetso. Wabibura ute wambaye costume mu mibyizi? Hari ibintu byikora. Munyikirize amen. Gushima Imana kuri Hana ntibyamugoye kuko yaragendana ikimenyetso mu mugongo. Yaherukanaga na Eli nta nirava. Imyaka 2 ishize aravuga mva oya reka nsubire mu rusengero sinabivamo. Ibintu byo kuguma ku kiriri hano n'igisombe n'umucere wapi. Aravuga abwira Eli ati nshakira inka nziza. Umugabo werukana aramubwira ati nshakira inka nziza y'ikimasa cyiza gishishe. Yo gushimira Imana yanjye ngendana ibimenyetso. Imana ibaha amashimwe afite ibimenyetso. Yesu we mbega ukuntu mutabyumvise. Imana iguha amashimwe afite iki? Ibimenyetso. Ariko uzishimwe rifite ikimenyetso. Araza umwe ahagaza undi agahagarara ati haleluya. Areka barenze. Ni kiba haleluya oya. Ni haleluya. Ati haleluya. Undi amen. Ati mwese murabizi ko nashanse ndushye. Imana yankoreye ubukwe naragowe. Ati nkubita imyaka 5 nta niravamo. Ati none Uwiteka yampaye umwana. Ati mumpera Imana icyubahiro. Ishimwe rifite iki? Iryoha kubire. Ariko mwagiye mureka. Imana turemera amashimwe afite ibiki? Bibiravuga ngo uwarindaga umudugudu ngo yumvishe inkuru ababembe bamuhaye, arabareba batari abo bagabo ibintu bari kuvuga barabizi n'ukuntu inzara imeze hano. Ko badaheruka mu mudugudu bataza amakuru y'ibyabaye hano, ubari kuvuga ibiki? Ababembe barabwira ati kandi nyamara twe nimutaza turakomeza tubyirire. Uwiteka dutabarira inyuma y'umudugudu, nta kundi twabigenza ubwo nimutaza mu byihore. Ngatumaho umwami, nta telefone zabagaho ngo yohereze undi mugenzi w'ibwami. Aramwe ngo genda umbwirire umwami ngo babagabo twari twaraheje babaga hanze batubwiye amakuru. Nubwo wahejwe ariko uzagarukana amakuru. Kwese haleluya. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, n'igihe cyo gutungwa n'amanu kizara. Nzinjira muri Kanani yanjye maze nduhu, nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Haleluya. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege,
n'umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. Munyikirize amen. Bibiliya ivuga ngo umwami amenya amakuru ko ingabo z'i Siriya zahunze kandi zigasiga ibyo bakeneye. Ngo nuko umutware umwe muri bo aramwe ngo fata amagare n'amafarashi 5, amagare 2 n'amafarashi 5, tujye kureba ibyo izo nkuru ababembe bari kuvuga. Reba ngo nuko barahaguruka ngo bajya kureba ibyabaye mu rugerero rw'Abasiriya, ngo kuko Uwiteka yari yabateje. Bibiliya ivuga ibintu byiza. Bibiliya akantu karimo mwakumvise we, reka nongere nkabasomere mwumve. Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa nuza kuko umutima. Yesu arakora, atuye inyuma y'ibihe hano utitangiriro. We ntibimukoraho, Yesu arakora. Twese amen. Ariko Bibiliya ibamo utuntu turyoshye. Ku murongo wa 15 haravuze ngo nuko barazikurikira barinda bagera kuri Yorodani, basanga inzira yose yuzuyemo imyambaro n'ibintu Abasiriya bari bagiye bateshwa n'ihubi. Nako nashakaga. Ihubi. Nihubi. Imana isigaranye intwaro nyinshi, harimo n'ihubi. Ihubi ni ikintu kigutera umwete ukiruka nta n'inkweto wambaye, na telefone ukayisiga ukiruka. Ubu uti batanyica ntagira ikibazo hano. Uwiteka mu ntwaro asigaranye harimo no gutera ibidugose ibidukurikiye. Ihubi. Bibiliya iraryoha ma. Imana isigaranye intwaro yitwa ihubi, igiye guteza Abasiriya bakagenda, tugahura n'ibyo twabuze, tugahura n'ibyo dukeneye, kandi Yesu arabishoboye. Imana isigaranye ihubi rero. Bari bazi ko ikaza mu miheto, ikaza mu mbunda zikomeye, ariko ihindura system. Imana igitungurana igahindura uburyo bwo kudutabara. Iri jambo twasomye biravuga ngo nuko bafata ibyo kurya Abasiriya bari barabitse mu rugerero, ngo barabitahana babujyana mu mudugudu Samariya mu murwa. Ngo mu gitondo nkuko Elisa yari yabihanuye, kawunga yaguraga 2 igura 1,000, umuceri waguraga 5 ugura 700, isukari yaguraga 2 igura 200. Abantu ngo umva kuri stoke y'ibiryo ngo huzura abantu. Wa mugabo umwami ngo yebegamiraga. Ijambo Uwiteka ngo yamuvuzeho rimusohoraho, abaje gufata ibiryo abinjira n'abasohoka ngo bamurwaniraho, arapfa bajya kumushyingura, abandi barya ibyavuzwe n'Imana wari rusororo. Ministeri ya mbere Imana ikoreramo, munyikirize amen. Muhumure ngiye gusoza, ntimunsige mu rusengero wa. Ngiye gusoza Mana yanjye. Ahantu hambere Imana ikorera ni muri ministeri yitwa Irareba. Hari igihe ireba ntigire icyo ikora. Biravuga ngo yitegereje Abanyegiputa irabatungura. Mbere yuko ibatungura yabanje kubareba. Ministeri yitwa Irareba Imana yikoreramo, kandi muri Irareba hari n'igihe itavuga, ikabibireba gusa, ikabyitegereza ikabanga ikindi gihe nzabamanyura, nzabadiha, reka mbe mbareba gusa. Muri Irareba Imana irareba ikabyihorera. Hari igihe ibireba ikabyihorera,
kuko itaragira muri ministeri yitwa Irakora. Munyikirize haleluya. Muracyari hano cyangwa mwatashye? Ushobora gusanga Imana yicaye muri biro yitwa Irare, ukagira ngo ntacyo yibwiye, kumbe yabirebye. Aye wowe, kandi iyo yabirebye ntishobora kubisiga gutyo gusa. Abanyumvise haleluya. Irareba, n'ahantu Imana yicara ikabibireba gusa, ikabikontorora ireba nta kibikora. Aho hantu irahicara ukamara imyaka 10, ukamara 20, ukamara 30, ukamara 40. Umva kubase Imana irabizi cyangwa ntabyizi? Kumbe yicaye muri Irareba, kandi kubiri kureba ntibiyibuza gukora. Oya, kandi kubireba kwabyo nabwo ubwabyo ni umurimo. Noneho tekereza itanabirebye rero. Itutekereza itanabirebye wumva ukuntu byaba bimeze. Hari igihe ibireba ikabireba ikavuga iti mva nimuguma aho ngaho hafi, ngo yareba umusozi uri imbere ya Zerubabeli, ngira urebe iravuga iti ariko Zerubabeli ashobora kuba nta makuru afite, reka mbe musigiye amakuru mubwire ko umusozi nawe ubonye nzaba ngaruka. Yari yawurebye, irawureba irawubwira ngo wa musozi we, Zerubabeli ashobora kuba atarakubona ariko nge nawe turaziranye. Nubwo itarabikora ariko yarabibonye. Dukomere Imana amashyi menshi. Wayiretse ko nubwo itarabikora yicaye muri biro yitwa Irareba. Imana ishimwe ko niburi turebera. Imana ishimwe ko niburi turebera. Narivuze ngo Imana ishimwe ko niburi turebera. Munyikiriza haleluya. Iraturebera. Iraturebera. Iraturebera shawe. Imana iturebera. Nanze kwirirwa nshyiraho amaverse biblique, ariko mumenye ngo Imana iragira gute? Gira mugenzi wawe ngo burya irakurebera. Bimubwira ngo burya irakurebera. Niyo wahombye irakurebera, niyo umwana yagize ikibazo irakurebera, niyo minerivare yabuze ibi bireba, niyo abana barwaye ibi bireba, niyo wapfaka ibi bireba, niyo washonje ibi bireba, niyo ukize ibi bireba. Imana irareba. Aho n'ahantu hambere yicara ikabibikontorora gusa, yibereye kuri mashine yayo nibiyigira simbizi, ikirikaho iti ndakureba sha ntacyo uzamutwara ndi kukubona, ikagikirika ejo ikabiyobye ukabona binyuza hano ukavese kibiyobeje kandi ntacyo yabikozeho. Yabirebye. Ministeri ya kabiri Imana ikoreramo. Se muracyari hano nkomeze mvuga Imana cyamwatashye. Haleluya. Ministeri ya kabiri Imana ikoreramo ni muri Irumva. Yewe we. Muri Irumva. Muri Irumva hari ahantu hamwe nabonye Imana ikoresha amazuru honyine, ahandi hose ikoresha amatwi. Munyinyinge mpababwire. Munyinginge mpababwira, ahantu hamwe Imana ikoresha amazuru gusa ni mu masengesho. Ko yaravuze ngo ibitambo by'umukiranutsi biramuhumurira, ngo ni nk'umubavu humurana. Rero mwazanye twa parufe, muri wese hano afite agacupa ka parufe kugira ngo Imana ihumurirwe. Ni umutima urimo urasenga mu masengesho, Imana irahumurirwa ikabati Imana irihumuriza, ikihumuriza. Muzoni ifashisha, ariko reka nifashisha uyu nguyu. Iraza igakoresha amazuru ikavuga ngo uyu mubyeyi yasenze nguki, amasengesho ye arumvikana. Mwuka wera akamubwira ngo data humura ndahari kugira ngo mbyeditinge. Yasabye ikanzu y'umutuku kandi ndabona akeneye ikanzu y'umukara, ngigakoresha amazuru ikumva birahumura. Kumbe ngo Mwuka wera ngafata utuntu twitwa imibavu. Ubundi nubwo musenga ubundi ntago byuzuye, ntago amasengesho musenga yuzuye, ariko ngo Mwuka wera ngo hari marayika ukonektana n'Umwuka wera akabwira Imana ngo oya buriya ura mubyeyi ntiyarashatse kuvuga ngo urugo rwaramunaniye, ashatse kuvuga ngo nubwo byanze ariko arakwizeye uzabikora. Nuko Umwuka wera bikora. Ubu ndajya amafuti dusenga, Imana yajya yirirwa iseka igapfa, sinzi niba yanapfa ntipfa ihoraho, ariko ubundi Imana idakosoye amasengesho yanyu. Nose wowe sha dusenga nabi Imana yanjye we, reba none iyo bagiye gusenga ngo abanzi banjye baragapfa baragashira barakarindagira barakapu,
marayika aragenda akambwira ati nukuri abantu aturanye nabo baramuzengereje ariko arakwizeye kuri Imana izamugirira neza. Camusenga nabi nanjye ubwanjye nsenga nabi ariko icyo Umwuka Wera amaze ngo ni utunihira iminiho myinshi itavugwa. Hari igihe agenda akamubwira tumva reba iyo wagiye akanyarira wahita umbwira na bamwe ngo bajya bikora intosho z'amabuye bati turamuhiritse mu izina rya Yesu. Uko mpiritse iribuye nanjye ndamuhiritse Mana. Uyu muntu watumye mpomba ndamuhiritse. Uyu muntu wantwariye umugabo ndamuhiritse. Wantwariye umugore ndamuhiritse Mana. Wanyirukanishije Umwuka Wera akagenda akavati yo buriya yananiwe. Ntago ari byo yarashatse kuvuga. Yarashatse kuvuga ngo aturanye n'abantu babi. Aturanye n'umukobwa wamutwariye umugabo ari kuri Imana yamugarura. Hari igihe Umwuka Wera agenda akabwira Imana, urabona nk'uko abantu benshi barakodesha i Kigali cyangwa n'ahandi hose. Nabonye ahantu isi yarabaye mwe ntimugire no mu cyaro nahe hose ibintu byarakaza. Ati uyu muntu Imana wamuhaye inzu ubu nawe waramukunze kundusha ngewe. Iyi nzu izashe nabamenye kuri Imana. Anyishyuza buri munsi, angendaho buri munsi, ubu ntagaze ko ibintu byakomeye. Ntabona umubare w'abana mfite. Hanyuma nyine inzu nabati nanjye ntago nabazanye ngo munyuzurize tuwarete sha. Umwuka Wera akajya imbere y'Imana kandi ukodesha n'ukodeshwa bose n'abakri. Ari ukodesha afite ikibazo, ari n'ukodeshwa afite ikibazo. Hanyuma bose bajya imbere y'Imana. Umwuka Wera akabwira wa wundi ukodesha akamuvugira ku Mana ati nukuri barimo baravuga ngo nubwo watinze kubaha inzu ariko bazakomeza bakwizera. Aragapfa n'abazababare inzu zayimukuremo bazamutereze cyamunara. Umwuka Wera akagenda akavati oya Mana si ibyo ngibyo muri mutabaye ukamuha n'icyumba kimwe na saro yajya gushima akabyina akabonye Imana kubera imbabazi zawe. Ngo muri ukuntu dusenga nabi yarambenze n'abazahure n'abamubenga yaranyanze n'abo bazamwanga yumve sha ayakome musosi yumva ukuntu biryana kubengwa n'abazakome musosi yumve. Umwuka Wera akajya imbere y'Imana ati oya watinze kumutabara umutinza mu bukobwa cyangwa ubusore ariko hari icyo ugambiriye. Yaravuze ngo numutabara aza gushimira mu rugarama guhereza icyubahiro abandi bakobwa nabo bishimye. Ayi wewe Mana numbazarishe nzajya mpagarara imbere y'abantu nanjye nkushime nkubyinira icyacumi cy'imbavu kandi uzaba unkoreye ikibeme. Mwanyikirije ko nabakunze uzaba unkoreye ikibeme nanjye nzajya mpabeheza abaturage bahari igihe bansuzuguriye sha. Bazamenya kuri Imana itabara, bazamenya kuri Imana ikora, bazamenya kuri Imana ivuga igasohoza. Kumbe ntago gukomera ku Imana kuri muri bazerishe kuko mu ijuru ntibadoda bazerishe. Mu ijuru batudodera umwambaro wo gukiranuka ariko inaha biraca bigacika ngo wambaye bazerishe y'ibihumbi 200. Yo abamarayika barakureba akabati yaba waruzikanze tukudodera hano kubwo gukiranuka. Umwuka Wera akajya imbere y'Imana akayibwira ngo buri uriya muntu urata umuhaye ka bazerishe yajya guhimbaza neza, yajya avuga ukuntu uri Imana yambika abantu. Imana ijya yumva amasengesho ariko amasengesho yatanzwe n'Umwuka Wera. Amen. Munyikirize amen. Munyikirize haleluya. Imana ikorera muri ministeri yitwa irumva. Imana ishobora kureba, ishobora kumva ariko akaba hari ahandi habiri hasigaye ntarababwira. Ikabireba ikanabyumva igaceceka. Kandi ndabizi neza ko muri iri teraniro harimo abantu bamwe bari ahantu bategereje serivisi z'Imana bashobora kuba bicaye muri irareba bategereje Imana. Munyikirize amen. Cyangwa se ikaba yarabibonye ikanabyumva. Aha gatatu ni muri ministeri yitwa iravuga. Muyobozi aravuze ngo ni sawa, ni sawa. Reka nze mbabwire ikibazo kiyibamo. Wewe uzi ko ivuga muri 2023 ikazasohoza muri 2090. Ariko icyo nyikundira munyakiriza haleluya. Nihita ivugana na Yeremiya ikamubaza ngo Yeremiya narabibonye narabyumvishe ariko warebye neza ukuntu ndindi ijambo
akabirinda. Itureba iteraniro Sara na Aburahamu barimo, ibabwira umwaka utaha nk'iki gihe, ibavanye muri uriya bakarudayi bajyanye mu gihugu cy'amasezerano. Irabwiye Aburahamu, nubwo uhagurutse uri inshike ariko uzabyara, kubita imyaka yayindi yose muzi 20. Kandi Aburahamu adasiba muri korari na Sara adasiba kuri aruto. Abamarayika bakaza mu iteraniro bati Aburahamu yateranye, bati yateranye. Okay, aracyadutegereje. Yararebye, yarumvise, ariko irinze icyo yavuze, iranavuga. Ngo ntaho uribona, nta ofisi wicayeho, ushobora kuba wicaye kuri irareba, wicaye kuri iravuga. Ewewe pole sana, rero mutegereze serivisi. Ariko ibivuzeho, iyo tugize umugisha ikarivuga tudahuye n'abadutuburira, akaba ari ibivuze, akaba ari ibivuze, ukabimenya ko ari ibivuze, uravuga ngo naho nabandiho, naho napfa yanzura, ubwo ariyo yabivuze. Naho wapfa yakuzura, kuko yabwiye Yesaya, iramubwira ngo aho kugira ngo ijambo ryanjye riveho inyuguti imwe, isi n'ijuru byazingwa nk'urupapuro. Umva ijambo Imana yavuze, ikintu Imana yakuvuzeho kirakuruta, aho kugira ngo upfe, hapfa isi n'ijuru. Reba umukecuru umeze nkaho utakisiga n'agapuderi ngo kagufate, ariko Imana ikavuga ngo aho kugira ngo icyo nakuvuzeho tate kizimire kibure, abadayimoni baseke ngo Imana irananiwe, ngo isi n'ijuru byazingwa. Ni gute Imana ifata umukecuru utakijya mu mihango sa ikavuga ngo aho kugira ngo njyewe dayimoni zizanseke ko ibintu navuze ntabikoze. Sara yabyara akabyara imyaka 90, abakecuru nkawe bakazajya baseka bakibaza ukuntu umukecuru abyara nkawe, ariko nabikoze ntagawe. Imana ikuri cyubahiro kugeza ku gihe irwana kucyo yavuze. Ndafashijwe mwene Yesu. Imana ntifitanye ikibazo n'iminsi, Imana ntifitanye ikibazo n'ibihe, Imana ntifitanye ikibazo n'imyaka, Imana ntifitanye ikibazo n'ideni ufite. Icyo yibuka nicyo yavuze, kandi icyo yavuze kiyihora imbere kirakrama, kiyihora imbere kibaza ngo kuwavuze uzabikora ryari, kubivuze bizagenda bite. Wamubwiye kubyara akaba amaze imyaka 20 muri korari nta niravamo, wabivuze. Muri ministeri yitwa Biravuga, hari igihe ivuga rero igatinda ukagira ngo ntizaza, ariko mwahura umunsi umwe ukamera nka Elizabeth, we yahuye nayo yavuze. Reka nze mbabwira akanyuma Imana igikoreramo, biro yanyuma Imana ikoreramo. Reka nze nkababwire, ewe we mbega ngo ndafashwa mu Rugarama Mana yo mu ijuru, ariko mwampereye Imana icyubahiro we. Biragaragara ko nari naratinze, sinari mperutse gufashwa. Munyikirize haleluya. Irareba, irumva, ikagira gute? Ibwiye Yeremiya ngo nubwo nabirebye nkanabyumva, ariko ndabirinze. Wabonye ukuntu ndinda ijambo ryanjye kugira ngo nzarisohoze. 4, ministeri ya nyuma Imana ikoreramo iri muri Zaburi ya 12:5. Iravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka. Ni muri ministeri yitwa Irakora, ariko wagize gutyo ukavanga irakora. Ni igihe izigasanga umugabo yaragiye, umugore yaragiye, urugo byaranze, ikaze kavuga ngo nubwo bidahari ndabiremo. Ni igihe isanga amagambo yarashize ivuga, nta n'ukikuvugaho, nta n'uguhama. Abantu bafite abantu babahamagara kuri telefone, mujye muha Imana icyubahiro, kuko hari abantu bamaze iminsi barabuza babahamagara. Oya, iyi message yiki kakandi kitwa you have received, ariko karaka message ni keza man. You have received, ewa we
ukagakumbura you have received ni cya gihe ufite umuntu ahantu kure ukajya kubona ukabona kohereje uduhumbi 10 ayiwe data we you have received we kandi n'abakecuru baba babizi karasona kafatiye niko kaje katabwira umwana ati ndebera mwana wa nibiki bibaye ati you have received ayiwe data we katabwira ati Imana ati yari yarabimbwiye ejo bundi ndi mu rugarama masengesho ati mumere Imana icyubahiro. Imana iba yaje muri ministeri yitwa irakora. Twese haleluya. Bibiliya yavuze ngo nuko tumaze gukira twibuka ko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batwakira neza ngo batwakira n'urugwiro ngarika inshira iva mu muriro iruma Paulo ku gikonjo ngo abari aho bari basanzwe bazubukana bw'izi nshira ziba kuri iki kirwa ngo baravuga ngo yo Paulo yakize inyanja idacurwa kibera ntimukundira kubaho ariko basanga Imana iri muri ministeri yitwa irakora. Munyikirize haleluya. Yari yabirebye irabyumva igira gute irabirinda ibivugaho hasigaye kubikora ngo nuko Paulo akunkumurira cyakirereta mu muriro ngo kimuvaho. Imana yicaye muri ministeri yitwa irakora. Umwanditsi yavuze ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe ngabasha gutabara abageragezwa bose. Hanyuma rero mwihanganire ministeri mwicayeho hose Imana irahakorera. Ushobora kuba uri muri irareba Imana ibireba gutyo gusa nta kirabikoraho. Ushobora kuba uri muri irumva yarabyumvise ntigire ikibikoraho. Ushobora kuba uri muri iravuga kaba yarabivuze bimaze igihe ariko tuzahura uri muri irakora kandi aho bizarangirira izabikorera rimwe iduhereza ubugingo. Ishobora kubireba inaha ntigire ikibikoraho ukava Kigali utubatse inzu ukava naho udashatse umugore cyangwa umugabo ntaho wayirega nta n'umwavoka wayitangira ngo Imana bayirege mu rukiko. Ishobora kubireba ikabyihorera ukazapfa gutyo ugapfura umupfakazi nta wundi mugabo Imana iguhaye ariko gahunda y'ahantu izabirangiza neza. Paulo yaravuze ngo ntimukarebe ibyinaha gusa ahubwo mujye mureba Yesu Kristo ngo mumureba hari yicaye iburyo bw'Imana data dusabira. Aho niho bizarangira Imana ikabikoze iby'agaciro iduhaye ubugingo buhoraho. Niba ndyamye Rusororo niba nzaba ndyamye hano ruguru Nyamiramba aho nzaba ndi hose impanda nivuga nzumva umwami wanjye nitabe. Nta kibazo mfitanye na Yesu nabireba ntagire icyo bikoraho nta kibazo nabyumva ntagire icyo bikoraho nta kibazo nabivugaho ntagire icyo bikoraho nta kibazo ariko nabikora gahunda ya nyuma ni muri irakora hazaba turuhuye imiruho yose. Munyikirize amen. Yesu ndatabuja nzamukore duhaguruke uhije ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwisajya ninyirangiza asama ubwasa sahamagara hamasi mugita abacubuki zikonsuvisi uwo munsi hazasurwa bapfiriye baje mu basahurira mw'ishuru n'abasaba bariyo nzaba mpa ubwasa sahamagara nayabe bose mugita bacubuki zikonsuvisi naryanjye nkita. Reka ngutangarize ko uzava mu isi Imana idakoze byose. Nukuri byose ntizabikora. Ntuzaba umumiliyonere ngo utunga amadolari menshi mu isi bakwandike mu bitabo by'abakire. Icyakora Imana yanabikora. Ariko kandi nitanabikora izaba yarabibonye ko wari ubikeneye
izaba yarabyumvise, izaba yarabirebye. Nitabikora rero gahunda nimwe, tumutegereje ku bicu, ubwo azavuza impanda twese tukanyurwa no kumubona. Murimbyi yaravuze ngo nimubona nzanyurwa. Aho niho abanyamafaranga bazishimana n'abatigeze kuyagira, abarajyamye muri nyakatsi n'abarareye mu magorofa bazamureba banyurwe niba baramwizeye, abashatse n'abatarashatse bazamureba banyurwe. Natabikorera inaha azaduha kunyurwa nitumubona. Imitima ntibahagararemo umutakaza ibyiringiro byanyu. Imana nitabikora tukiri inaha gahunda ni mwijuru. Imitima ntibahagararemo barokore, mutarwara indwara z'imitima, dore indera haruzuye. Muranyumvise? Indera haruzuye, nimutizera Imana muratora nakana amashashi nta kibiki muri uru Rwanda, nta mashashi tukigira. Ubwo uzatogoragura ibiki? Uzasara mu gisirimu. Ugigenda wiganiriza wivugisha kuko amashashi ntayo yarashize. Nta mashashi akigera mu gihugu cyacu. Ni wangize ibidukikije wihaye ibintu byo gusara, bazavuga bati uyu muntu n'umusazi. Nimwizere Yesu mudasarira inaha. Muranyumvise? Ibyo mudafite none mwizere ko Imana izabikora, nitanabikora mwizere ubugingo. Nibyanga muratoragura amashashi mw'abakobwa mwe ngo baba benze. Muzayakura he? Muzajya mu Bugande cyangwa muri Kenya, bwo niho ari. Muzagerayo kuwa kangahe? Mwizere Yesu. Mwizere Yesu babyeyi, dore ngo ingo zaranze. Nimutamwizera murayatoragura, musiga abana b'ibibondo mwiruke. Babaseke bifate ku munwa bati umugore yataye abana. Nimutizera Yesu murazivamo. Muratoragura yahe ko yashize. Ariko mwizere Yesu. Munyikirize amen. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe uduhaye. Ufite imbaraga mu bubiko bwawe bw'intwaro ujya utabarisha abera. Hasigayemo izindi ntwaro utarakoresha. Abisiraheli wabatabarishije ubwoba wateye ingabo z'i Siriya, bava mu rugerero bariruka, babona ibyo bari barabuze. Bibiliya yavuze ngo ukoresha ihubi. Hari intwaro usigaranye tutamenyereye ziri mu bubiko bwawe. Uyu mubyeyi atazi, uyu mugabo atazi, uyu mugore atazi, uyu mukobwa atazi, uyu musore atazi. Birashoboka ko waba warabyumvise ntugire icyo ubikoraho, cyangwa warabirebye ntugire icyo ubikoraho, ariko uri Imana ikora. Iri teraniro ririmo abantu bagutegereje Mana, kandi bicaye ku miryango yo gutabarirwaho. Hari abicaye kuri irareba, hari abicaye kuri iravuga, hari abicaye kuri irakora, ariko abo bose bategereje Imana. Imitima yacu yo kuduhagararamo, ibyiringiro byacu bigumeho mu izina rya Yesu. Nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihu, ntaho mu isi ntaho. Yesu, nabonye abantu barizwa nuko babyaye bakabura ibyo bagaburira abo babyaye, kandi nabonye n'abarizwa nuko babuze nivamo, barizwa nuko babuze urubyaro. Nabonye abize barizwa nuko babuze akazi, mbona n'abatarize barizwa nuko ubuzima bubamereye nabi. Nta hantu hatagerwa n'umubisha. Kandi nabonye abize babonye akazi, ariko barizwa nuko abakoresha babo cyangwa imibereho yabo itameze neza. Nta hantu hatagerwa n'umubisha. Nabonye baba mu magorofa, baba mu nzu z'ibitabashwa, barizwa n'indwara zikomeye bagendana, batagira amahoro y'umutima. Nabonye n'abarara muri nyakatsi, barara ahantu hagayitse, nabo barizwa nuko babuze uko bagira. Nta hantu hatagerwa n'umubisha. Turagusabye ngo uduhe imitima ikomeye itegereza Imana, kandi imitima yacu itegereze Yesu, kuko ari we nyirihumure ryose. Kandi ubwo yababajwe ubwe no kugeragezwa, abasha no gutabara abageragezwa bose. Abo bakobwa babona ineza y'Imana, abasore babona ineza y'Imana, abagore n'abagabo babona ineza y'Imana, abakecuru n'abasaza n'abana batoya bari muri iri teraniro babona ineza y'Imana, babona ineza y'Imana. Kandi iminsi yabo y'intambara ntizarangire babaye ibigwari, ahubwo izarangire babaye abanyembaraga, baririmba indirimbo z'abanesheje.
uturindire mu isi irimo ibyaha, uturindire mu isi irimo amakuba n'ibyago, uturindire mu isi irimo ubupfubyi n'ubupfakazi, uturindire mu isi irimo amadeni n'inzangano, uturindire mu isi irimo abajura n'abasambanyi, uturindire mu isi kandi ubugingo bwacu bishanwe n'ubwa Kristo. Tugukomeye amashyi kubikoze kandi urabyemeye. Ababyeyi bakuvugirije impundu, nuhimbazwe muri iteraniro kandi kiruta byose tuzabane n'Imana, tuzabona Imana, tuzabona Imana. Urakoze Yesu ko wumvishe gusenga mu izina rya Yesu. Amen.